mwongeye kwirirwa, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Kuri ino nshuro abakurikira Life World TV murabizi ko ibiganiro bihora ari akagaruka, ibiganiro bihoraho, ibiganiro bigezweho kandi amakuru agezweho kandi yizewe. Kuri ino nshuro, iyi nshuro turagarutse kubera inkuru ikomeje gusakara ku binyamakuru ahantu henshi, ku musitari uzwi cyane ndetse w'umuhanga cyane, umuntu uzi amateka, umuntu uzi ubumenyi bw'isi cyane ndetse w'umuhanga, yaba mu mivugire, yaba mu mikorere ndetse n'ubuhanga. Ismael Mwanafunzi wamaze guhura n'ikibazo gikomeye cyane, ikibazo ngira ngo cyababaje abantu benshi, by'umwihariko kuko yaje kuba hasibwa channel yiwe yari igeze ku rwego rukomeye cyane, kuko yari iri hafi kuba ikurikirwa n'abantu, cyangwa se ifite abo bita aba subscribers hafi 500, ngira ngo ni muri 400 birenga. Ubwo rero channel yaje kuba yasibwa. Impamvu nyinshi zirimo kugenda zitangwa zatumye basiba iriya channel, ariko ubwo buri wese aravuga ibyo, ariko icyo bari guhirizaho by'umwihariko ni uburyo yagiye akora ziriya nkuru, kandi inkuru zitemewe, bavuga ko hari inkuru ngo zitagombaga kuba zakorwa kuri uriya mutwe wa M23, ngira ngo ubwo rero hakaba ari uko byagenze. Channel birangira bayisibye. Urumva bariya abanyekongo bari bararekaramye bavuga bati ziriya nkuru bagende bazica intege, nyine base n'ababacecekesha abantu kuvuga ziriya nkuru, babigeza kuri YouTube. Ubwo itegeko ryari rihari, byari uko nta biganiro byo kuvuga kuri iriya myivumbagatanya cyangwa se iriya nkuru ya hariya ya M23 na Congo. Ubwo rero Mwanafunzi ngo akaba yarabibujijwe inshuro zirenze imwe, bakaba bahise basiba channel nta yindi warning. Ngira ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ismael Mwanafunzi mu gahinda gakomeye, ibyegeranyo birenga 1000 yari afite kuri channel, byose bikaba byagiye byabuze. Iyo ugiye gusacinga Ismael Mwanafunzi ntumubona. Iyo hari link hari ahantu iri runaka, nko kuri Facebook cyangwa se za Instagram, za Twitter ariyo X, ubwo n'ubundi iyo link bakubwira ko icyegeranyo kitagihari cyangwa se ikiganiro, kuko n'ubundi nibyo yakunze ndaga gukora. Ismael Mwanafunzi rwose umuhanga cyane, uzwi n'inzego zose, abana bato, abakuru, abasaza, abasheshe akanguhe, bose bamukundaga cyane bitewe n'uburyo yari azi kwegeranya ibintu kandi agasesengura, akava ikintu imuzi. Nanjye ndamukunda, ngira ngo ari mu bantu bagiye batwensipira cyane. Ismael Mwanafunzi rwose umuntu utakwemera ko ari umuhanga. Bimwe yajya avuga ngo nutemera ko urukwavu ruzi kwiruka ngo ruryoha, ngo ayemera ko ruzi kwiruka. Ubwo rero ngira ngo ni inkuru ikomeje gusakara, ni inkuru mbega twavuga ko ari inkuru y'incamugongo, kuko wabonaga ko iriya YouTube channel ya Ismael Mwanafunzi yari ikomeye cyane, nubwo wenda ibiganiro bye tuzitapfa kubibura burundu, kuko mwagiye mubona ko bagiye bakora ama-challenge, bagiye bamwigana. N'ubundi ubusanga usacinze Ismael Mwanafunzi, ubona ko nk'ubu urabona twagiye dusacinga, ko urabona ibyo turi kugenda dusacinga, ibiganiro agiye akora, nk'indi channel, niba bishoboka ko ari iriya channel yitwa Waruzi ko info and facts, cyangwa se ibiganiro biri kuri
hariya kuri Red Bull JD, eh, ubwo ariko byamushokinze bikomeye, ntituzi wenda niba ari busabe cyangwa se ari bukore apili ikaba yagaruka, wenda cyangwa se ntitwanamenya, wenda sinzi, bijya bibaho ntabwo ndi bubangamire Ismael Mwanafunzi, kuko ndabizi ko n'ubundi iki kiganiro ajya gikurikirana cyane hano kuri Life World TV, kuko nawe ni umuntu uyikurikirana cyane, ari bubyumve. Ntabwo ari uburyo bwo kumushokinga cyangwa kumwafegita biri negative. Murabizi ukuntu abanzi bajya bavuga ngo cano ngo zabuze, murabizi nk'abo bita Papa Cyangwe bagiye bavuga ko cano zibwe, babo bita ba Kirisizi bagiye babikora, n'abo ngabo ba Kevin Kade, kugira ngo inkuru zivugwe cyane. Ngira ngo na ba Kiramani byaravuzwe, ariko sinzi ngo baramufashije ngo iragaruka, ariko nyuma bijya bivuga ko ari ubupuranka baba bari gukina, ariko Ismael Mwanafunzi arono niba yaba yagiye mu bupuranka, ariko bijya bibaho nabyo mubimenye, bijya bibaho. Ariko inkuru ihari ni uko agahinda gakabije kaba kamaze kwiyongera kuri uriya muvandimwe ndetse no mu nshuti ze, kubwo kubura iriya cano rwose yari iri muri cano zikomeye. Ngira ngo tugiye kureba mu macano akaze muri iki gihugu, ntabwo yabura mu macano 100, muri cano 100 iriya yaba irimo. ubwo rero rwose dukomeze tumwihanganisha, ariko nyine twebwe ari amakuru tuba dufite pe. Murabizi iby'imbuga nkoranyambaga, kubera ubupuranka abantu bagiye barema, bakora amapuranka kugira ngo batitize abantu, bavugisha abantu. Ngira ngo byagiye bikora cyane, kuko ahanini kuri YouTube n'ubundi ni puranka, abenshi ahanini ni puranka. Nk'ubu mwabonye ko nk'iriya nkuru igezweho ngo sinzi ngo uriya ngo igifi ngo cyariye ngo bari basanzwe bakinana, mwabona ko hari inkuru za nyazo ziza zikanavugwaho cyane, ari inkuru nyazo, hari n'izo baza bakarema, hari n'ibinyoma. Ngira ngo ibyinshi aba ari ibinyoma. ubwo rwose bantu banjye, ariko reka tujye dusesengura tumenye ni ibiki bijya mbere, bitazagutungura ubonye Ismael Mwanafunzi cano ukabona yagarutse, ariko uba ugiye gusacinga ngira ngo ntayo wabona. Ubwo ni ibintu tuzagenda tumenya, tugende dusobanukirwa, ariko niyo mpamvu tuba tuje tukongera tukavuga kuri ibi bintu, kugira ngo wenda abantu bagende basobanukirwa. Ariko se cano bayisibye nta warning n'imwe bamuhaye, aze ko nawe azi amategeko ya YouTube, bamuhaye warning arongera abisubiramo nanone bwa gatatu. ubwo sinzi wenda niba ntawe ukivuga kuri ari amakuru, ariko buriya tuzagenda tumenya ibyo ari byo. kandi ngira ngo wenda ibyo byanashoboka, kuko wenda Kongo ishobora kuba ifitanye imikoranire wenda na YouTube, mu gihe twebwe tutarasinya ari amasezerano, uba usanga dushyiraho ibindi bihugu. ariko ibyo ari byo byose turaza kumenya inkuru nyayo, kubera ko se ziriya nkuru n'ubusanzwe ntizivugwa se no mu bindi bihugu, nko kuri cano ziri international nka za France 24, za Européenne, ngira ngo ni nyinshi ntabwo twazivuga, wenda ntabwo umuntu yazivuga zose, ariko izo nazo ziri mu nkuru. Ngira ngo iriya nkuru n'ubundi barayivuga, sinzi iriya mpamvu yatanzwe. wenda reka mu kanya wenda ikiganiro gisa n'ikiri ku musozo, reka tuze guhamagara Ismael Mwanafunzi, twumve uko bimeze, twumve ukuri kumuvamo, cyangwa se twumve uko abyumva,
ariko ngira ngo bibaye ari byo ni inkuru itari nziza habe na gato, ni inkuru mbi cyane. Ismael Mwanafunzi umukoboyi mukuru, umuhanga cyane, ngira ngo ari mu bakaze cyane banakunzwe kuri radiyo y'igihugu, radiyo Rwanda, kuko murabizi ko yagiye ajya ku maradiyo agiye atandukanye, ariko nk'uko mwamumenyeye cyane ku Isango Star, na wa mukoboyi wundi Munana ngira ngo muramuzi. Ni abantu babaye nka bazamukiye rimwe, ariko Ismael Mwanafunzi ngira ngo arabizi n'uwo bita Munana, arabizi ko yaba ayoboye ni nk'uko mbega Munana ubwo ni nka Bitrey, mu gihe Ismael Mwanafunzi we ari Bushari. Ubwo abantu ndumva mubyumva, ni abantu mbega arabizi ko amurenze, we ntabaho cyane, we ntabaho, ariko yagira ngo bose ni abahanga, ni abajura bakuru. Ariko kuri ino nshuro Ismael Mwanafunzi sinzi nayo yagiye muri prank cyangwa se ari ibintu biririyo, ariko wagiye ubona ko inkuru nyinshi zagiye, ibinyamakuru byinshi byagiye byandika, ama TV station y'ama YouTube by'umwihariko, kuko ariyo dukunze kuba tunari gukurikirana, kuko ariho uba usanga inkuru nyinshi. Nka wabonye ko Kigali Hot yabivuzeho, wabonye ko Isaniro TV yabivuzeho, mbega uwo bita Nuza Chita Magic yabivuzeho. Ngira ngo inkuru niyo nkuru nyamukuru kuri YouTube by'umwihariko, twebwe abakurikirana inkuru nyarwanda by'umwihariko, ngira ngo ni inkuru ikomeje kwiganza, ni inkuru ikomeje guca ibintu, ariko ukuri buriya tuzakumenya kwa nyako, kuko we can't confirm that ko byaba kuko byabaye iraje no yabaye removed permanently. Nta makuru dufite, ariko twagiye tubyumva, ariko ibyo twumva ntabwo aba ari ukuri buri gihe. Ubwo rero niba wenda yayishyize prive cyangwa se yabaye ayihayidinze, we don't know, ariko twaza kubimenya hari ukuntu umuntu, hari ukuntu rwose ibi bibaho cyane, ababizi barabizi. Ariko ngira ngo ugiye kuri ayo ma TV station twavuga ko akaze cyane nayo muri iki gihugu, nka Chita Magic yagiye avuga kuri ino nkuru, ariko nabo bijya bibaho ko babeshywa kandi inkuru zikavugwa. Ngira ngo akenshi ni ubusesenguzi, nk'uko natwe turi gusesengura, ariko turaza kumenya ibyo ari byo. Ubwo reka wenda mu kanya duhamagare Ismael Mwanafunzi tumubaze ibyo ari byo, duhamagare n'undi mukoboyi uba muri hafi cyane w'inshuti ye, twumve ibyo bintu nibyo cyangwa se ni inkuru iri aho gusa. Sawa wenda reka tugaruke turebe ibyo ari byo. Utegereze za iyo yindi nabonye yazamutse imigwira ni banner kuko Sunderland stadium vura ibikunda iyi Paris iratera amapasi 1000 Leeds Everton bataje yakina mu guburana, ariko wisika avuga ati penalty nayikoze, babateye umupira kugeza igihe Everton isigara ihumekera mu kwa Premier League.